mureke twakira abashyitsi bacu. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kandi muzagaruke. Murakoze cyane. Uyu munsi hari gahunda idasanzwe kandi ni gahunda yerekeye kumenya iby'Imana. Ndabasaba hamwe nanjye kugira ngo natwe tube abantu badasanzwe mu kwakira iby'Imana. Imana ibitubashije mu izina rya Yesu. Dusheho gusa nawe Yesu mukiza wanjye, yuzuza ubugwaneza urukundo ruhebuje. Dusheho kumera nawe aho ngenda hose mwami, iyoroheje rwose mwami njye gukurikiza. N'ibirindi cyanira ikamenya n'ijwi, sinshidikanya rwose ntagihora inyitanyeho. Izanyigisha kwitonda, imbabarira amafuti, iyoroheje rwose mwami njye gukurikiza. Dusheho gusa nawe, dusheho uko bukeye, igiza hafi yawe aba amahoro adashira. Uhora uhindura mushya ubwo urukundo ugirira, iyoroheje rwose mwami njye gukurikiza. Haleluya. Reka twese dufashe Bibiliya zacu turebe isomo ry'urufunguzo. Riraboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, igice cya 11 umurongo wa 12. Rizera turimo kugenda tuhagera kandi byari byo byose twahageze. Dusome. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Reka twese dupfukamye keretse ufite ikibazo dusenga Imana. Mana yacu data twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Turagushimira urukundo rwawe utugaragariza, urukundo rwatumye turemwa tukaremwa mu ishusho yawe, urukundo rwaducunguye igihe twari ducumuye, nuko rubihimbarizwe. Kandi urwo rukundo rwawe tugushimira, nirwo ruturinda buri munsi uko bukeye nuko bwije. Urwo rukundo rwawe nirwo rwaturaritse rutuzana ahahitiriwe izina ryawe, turabigushimiye. Nuko rero icyatuzanye aha nuko waturarikiye kugira ngo tuze twumva amagambo wandikishije kugira ngo adufashe uburyo dukwiriye kwitegura ubwami bwawe. Nuko rero guhera mu gitondo wabanye natwe, niyo tugeze muri gahunda yo kuramya, ibyo nabyo turabigushimiye kandi turakwiragije kugira ngo mwami amagambo yose agiye kuvugirwa aha hantu akize imitima yacu. Waduhaye ibihe byiza rero, kandi kuri Isabato waduhaye n'umushyitsi twabanye mu gitondo, tugishe cy'icyo cyiza, agiye gukomeza n'ubundi muri gahunda yo kuramya kugira ngo ijambo ryawe mutekere yagiye kutubwira ridukizanye nawe. Uko rero umukozeho ikiganza cyawe, mukoze ikara ryaka ku munwa kugira ngo he kuba ari we, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Udufashe rero muri byose, utega amatwi
umuhe gushishikarira gutega amatwi, uri buvuge umuhe gushishikarira Nyagasani kuvuga ibyawe, kugeza gahunda igeze ku musozo duhimbaza kandi dushima izina ryawe. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Fasha ngo ndusheho kugukunda, icyo nicyo gusa bamfukamye, mbigusabye cyane. Fasha Mwami Yesu ngo ndusheho kugukunda. Isabato nziza kandi umunsi w'umunezero. Reka duhurire kuri paje ya 28, igitabo kiyobora abakuze kwiga Bibiliya. Isabato ya gatatu, gahunda yo kugarura icya 10 no gutanga amaturo. Umutwe uravuga ngo gukomeza umurimo wa Yesu. Rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 16 umurongo wa 2, kuwa mbere y'iminsi 7 hose umuntu wese muri mwe abika ukwe ibimushobokera nk'uko atunzi, kugira ngo ubwo nzaza ataba ariho impiya zisonzoranywe. Dusoma muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 35 aya magambo: Yesu agenda mu mudugudu n'ibirorero byose yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Mbega ukuntu byari umugisha kubaho mu bihe bya Yesu. Tekereza iyo uza kuba urwaye maze Yesu akagukiza. Ndahamya ko imbaraga yavaga mu gukiza kwa Yesu idashobora kwiyumvishwa bihagije. Yagaragariraga amaso gusa n'umuntu akayiyumvamo. Itorero rikomeje umurimo wo gukiza abarwayi binyuze mu bigo byaryo by'ubuvuzi biri hirya no hino ku isi, mu buryo bwo kwerekana umurimo wa Yesu wo gukiza wo mu bihe bye hano ku isi. Benshi mu baza muri ibyo bigo ntibaba barigeze baza gusengera mu nsengero zacu, ntibigeze bumva ibya Yesu, nta nubwo bazi ibyo kugaruka kwe kwegereje. Iyo baje mu bigo byacu bahabonera ubufasha bwo kuvurwa ndetse bakahamenyera Yesu, muganga mukuru. Mukuri hamwe na hamwe uburyo rukumbi bwo gusangira ubutumwa bwiza ni ubunyuze mu bigo byacu by'ubuvuzi hamwe n'iby'uburezi. Cyo duhamagarirwa kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi mu bice bitabasha kubwirizwamo inkuru nziza bitewe n'itegeko ryaho. Ibigo by'ubuvuzi birakenewe cyane kurenza ikindi gihe. Nyamara kugira ngo ibyo bigo bibashe kubakwa no gukomera neza, umutungo urakenewe. Amaturo yacu afasha mu kubaka hamwe no gufata neza abakozi b'ibyo bigo. Nimureke rero dutange amaturo y'isezerano
kugira ngo abantu benshi babashe kumva ibya Yesu binyuze mu bigo by'ubuvuzi. Imana mbere ya byose, dusenge. Data wera ukiranuka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye gutanga ku byo waduhaye, turinde umutima w'ubugugu, dutangane umutima w'uko tuzi uwo duhaye, ku iherezo tuzahabwa ikamba ry'ubugingo. Ufashe abatayabonye, abayabonye nabo bahe umugisha. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Tuzatinda kw'isoko, imirimo niducogoza, turuhuke hato ku mazi y'urubogobogo, ku masoko meza. Tuzarambana amazi yera, turambana amazi yera, turambana amazi yera, tuzatinda kw'isoko. Nimuze mwisunge Kristo, abahe imbaraga, kandi mumenye uburyo akiza, munywe mwice inyota. Tuzarambana amazi yera, turambana amazi yera, turambana amazi yera, tuzatinda kw'isoko. Tuzarambana amazi yera, y'isoko ibeshaho, niho Yesu azadutegera, n'ihuriro ryiza. Tuzarambana amazi yera, turambana amazi yera, kurambana amazi yera, tuzatinda kw'isoko. Imirimo niducogoza, turuhuke hato ku mazi y'urubogobogo, ku masoko meza. Tuzarambana amazi yera, turambana amazi yera, turambana amazi yera, tuzatinda kw'isoko. Nimuze mwisunge Kristo, abahe imbaraga, kandi mumenye uburyo akiza, munywe mwice inyota. Tuzarambana amazi yera, kurambana amazi yera, kurambana amazi yera, tuzatinda kw'isoko. Nejejwe n'ituro ry'Umwami Yesu.
afite mu ijuru, ahubwo yaramanutse azamura isi, ndetse ntiyatinya no kuvukira mu kiraro cy'inka. Kubw'urukundo rwe ruhebuje ntiyatinye no kwikorera umusaraba bajya i Nyabihanga, umusozi w'ibivume ahicirwaga abagome n'abambuzi, nyamara jyewe ntacyo yakoze. Ni jyewe nawe twatumye aza mu isi, ni jyewe nawe yaraje gushaka, ubwanjye nawe, 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 ubwanjye nawe. sigaho kumubambisha bakabira usubira mu byaha, nyamuneka mugarukire wipfusha ubusa, urukundo yagukunze nubateze ibiganza musange. Kuko yadukunze urukundo rudashira, nicyo cyatumye adukuruza ineza ye nyinshi, aratwiyegereza atugira be, ngo tuzaraganwe nawe ubugingo bw'iteka. aratwiyegereza atugira be, ngo tuzaraganwe nawe ubugingo bw'iteka. Yaratwiyegereje twese atugira be, ngo tuzaraganwe nawe ubugingo bw'iteka. Haleluya. Reka nshima Imana yongeye kuduha amahirwe, yaba nje yaba namwe, kugira ngo tugere mu nzu y'Imana, tubwirwe imigambi myiza Imana idufiteho, kandi natwe tugambirire kuba mu ruhande rw'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nongeye rero kwishimira kuba nagize aya mahirwe, nkaba ndaha izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero turamukanye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Reka namwe mbaha amahirwe kugira ngo mwifuruzizanye isabato nziza aho mwicaye. Yego, harabicaranye n'abarakare mwihangane. Ese abana b'Imana barateranaga n'abasatani bakazamo. Ariko niba uri kumwe n'umuntu w'Imana arakumwenyurira. Mu gitondo twabonye yuko abantu b'Imana nubwo wamubonamo ibibazo, iyo utuje cyane ukamwitegereza ari Imana ikubwiye ngo umurebe, umubonamo umunezero. Amen. Rero ntago biri muri gahunda y'Imana yuko ibibazo byacu bitugaragara ku maso, ku buryo ikibazo wagize ku isoko umuntu aguhobera ku isabato
saa 5 yarangiza akakikubona mu maso. Biba bivuze ngo ntago bana n'Imana ihanagura. Imana ihanagura amapica mabi y'ibyaduheranye ikatwandikaho ibindi bintu byiza. Ndanezerewe rero, nishimiye cyane uburyo twabanye n'abasore, kandi abasore nanejejwe cyane n'indirimbo ebyiri mwaririmbye, uburyo mwatuyoboreye gahunda. Nkurikije icyerekezo n'icyo Imana iteganya kubakuramo, Satani ntago yabyishimira. Niyo mpamvu mu buzima bwanyu igihe cyose ufite icyo umaze mu nzu y'Imana, ukaba ufite icyo uzamarira sosiyete, Satani akurwanya kuvuvuka, akazana kurwanya niyo ushaje. Satani ashaka uburyo profita amasaha yawe ya nyuma ngo ahanagure ibyo wari ugiye gusiga wubatse. Salomo yahanganye na Satani. Salomo aba umusore, Satani abura aho yinjirira. Salomo atangiye kuba umugabo, Satani abura aho yinjirira. Ariko ngo Salomo amaze kuba umugabo w'igikwerere, avuga arikijyana, Satani abona aho yinjirira. Salomo yakangutse ashaje, urusengero yubakiye Imana iruhande yararugeretseho ibigirwamana, ingoro z'ibigirwamana, afite abagore atazi amazina kuko atayafata mu mutwe, abana bavuka kuri abo bagore bafitanye amatiku. Salomo azunguza umutwe abwira Imana ati ntunjugunye n'ubundi ndi uwawe. Yagize amahirwe kuko byibuze Imana yamuhaye gusigara irinze amateka meza kandi muhanagurira amateka mabi. Nta gihe kibaho cyo kutaba amaso, ntacyo. Mwabasore mwe rero ndishimye cyane, kandi nishimiye ko tuza kubana n'abantu bakuru bumva bagifite amatwi ashaka kumva iby'umwuka bw'iri torero, nabo baze kuze. Se mugira ngo abantu bose bafite amatwi? Ntabwo abantu bose bafite amatwi. Muzatanga amatangazo hano, mutange gahunda yo kwisabato n'isaha izatangirira, muzarebe ko abantu bazazira kuri iyo saha. Ikibazo rero ni amatwi. Ariko abumva amatwi, bafite amatwi yumva icy'umwuka bw'iri torero, saa 9 turongera duhure, kandi dufite impamba ikomeye Imana yiteguye kuduha. Abaje bari aha namwe ndabasuhuje, Imana ibaho umugisha. Nishimiye kubabona byose nambaye hano ni uniform. Ubwo rero nifuza yuko hano namwe mwakwinjira muri programme izatuma mubona abayobozi biteguye gufasha ababajiya bakuru. Dufite abasore bari mu myaka 20 kuzamura, bakeneye kwegerwa, bakeneye kugirwa inama, bakeneye gukundishwa Imana, gukundishwa itorero no kwikunda nabo ubwabo, kugira ngo barinde umubiri wabo, barinde n'ahazaza habo. Ibyo rero programme zacu zibaho, hatazagira umuntu ugira ngo jiya no gukoma amashyi no gutera akaguru hejuru. Dufite amasomo atandukanye yatuma umuntu aba umuntu w'Imana kandi akaba umwizera w'itorero mwiza. Mbifurije isabato rero ya gatatu y'ikiciro cya jiya nziza. Reka mbasabe dusenge twinjire mu kijambo ry'Imana ridusaba. Uwiteka Mana nziza, twongeye kugira umugisha wo kubumbura ijambo ryawe. Wavuze yuko nitujya kuribumbura tuzatubanza tugaca bugufi, kuko uganirira natwe mu ijambo ryawe, natwe tukakubwirira ibyacu mu masengesho. Iri jambo tugiye kwiga urigeze kure hashoboka, kugira ngo mu buzima bwacu haboneke impinduka. Kandi Mwami Uwiteka, Mwuka wera, buri muntu wese amushyire ku munzani w'ijambo ryawe, kugira ngo mu gutsindwa kwacu habonekemo imbaraga idasanzwe ikingura urugi rwo gutsindishirizwa kwacu. Ngaho rero ngwino ubane natwe, ijambo ryawe rigira imbaraga, kandi ubusobanuro butangwa nawe aba ari bwo butaha ku mitima y'abana bawe. Twebwe uduhe gukinguruka kugira ngo wibonanire n'abana bawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo utunyangingo twibanze tw'intwarane. Utunyangingo twibanze tw'iki? Tw'intwarane. Icyo nashaka kuvuga utunyangingo, abantu bize bazi icyo bita ADN. ADN bamwe bavuga utunyangingo, abandi bakavuga uturangasano.
buriya nagira mbabwire, hari igihe umuntu yicara akavuga ati njye ndi mwene kanaka, umudamu akaza agahita avuga ati aba bana ni aba kanaka, akareba nk'umuntu w'umukire abitirira, aba bana mubakurikirane nababyaranye na kanaka, arabihakana. Ariko ubwo uwo mudamu hari igihe abikora uwo mugabo yaramaze kugira gute, yaramaze gupfa, kugira ngo abana be abacengeze mu bana ba wa mugabo kugira ngo bagabane imitungo. Rero uwo mugabo aricara akavuga tumva aba bana banjye ubu murabona umutwe wabo udasa n'umutwe w'abariya bana buriya mugabo, ubu koko murimo murareba mukabona igikara cyatari icyuriya mugabo. Noneho abantu bagira amarangamutima bagatangira batari kuzi ko ari byo, bati wabona yarabyayeyo ni hese umuntu atabyara. Iyo rero yamaze gutegura ko abana ari abaho, ndetse abana batangiye kuganira, kuri iki gihe haje iterambere, umwana muri babandi ba wa mugabo avamo akavuga ati ariko ko hari ibipimo byitwa ADN, abo bana bose nibabazane, natwe nibarangiza badufate bagende bajye gupima ADN, niduhuza uturangasano baraba ari abana bande ba data. Nyina w'ababana wabacometsemo iyo abyumvise aranezerwa cyangwa arababara? Kuko icyo kizami gihita cyerekana guhabana, bakavuga batumva uretse no kugira isano n'amaraso samwe n'icyerekezo si kimwe. Birangira rero ikizami kivanguye abana b'abitirirano n'abana b'umwimerere. ADN ni ikizami gikomeye, utera inda ahantu ukayihakana, bakakubwira bati reka daho umwana n'uwawe, uti reka reka, barangiza bati se uyu mwana ko tubona ari uwawe n'ibimenyetso, nyina w'umwana akarira, abantu bose bakikaraga, umugabo ati reka reka reka, barangiza bati nta kibazo tugende tujye kuri polisi. Kuri polisi bakakujyanayo, bafite ibitaro, barangiza bakagufata ibizami, barangiza bati ahubwo dusanze uyu mwana wihakana ari we mwana wawe wuzuye kuruta n'abo umugore wa mbere yagize gute. Uturangasano tw'umwimerere turanga abantu b'iki b'intwarane. Hari igihe umuntu azinduka agakoropa urusengero bakamwita intwarane, hari igihe umuntu aza agashyira umwete mu kubwiriza cyane, abantu barangiza bati ni intwarane, byahe naho arashaka kumenyekana. Hari igihe umuntu aza agatanga amafaranga mu rusengero, abantu barangiza bati ariko rero uyu mugabo atanze amafaranga kandi afite ibibazo, kandi atari we mukire wa mbere. Wajya kumva abantu baravuze bati kanaka ni intwarane, naho narimo aragira ngo ubutaha bazagira inshingano bamuha, iyo batayimuhaye arimuka. Intwarane, abantu bakora mu gihe abandi bananiwe. Intwarane, abantu bagira morale mu gihe abandi bivumbuye. Intwarane, abantu baza gusenga batitaye kuba bakundaga batakiza gusenga. Intwarane, abantu bapfukama bagakomeza kuramya Imana no kuyisenga banezerewe nubwo bamaze imyaka 10 basaba Imana kubyara bakaba bataranatwita. Intwarane, abantu bishimira ubuzima Imana yabahaye bagahora bategereza. Intwarane, abantu bavuga ngo nubwo mwese mwabivamo nge nzagira gute, nzabigumamo. Ni igiki kiranga abantu b'intwarane? Mbere gato yuko Yesu agaruka hazaba hariho abantu bafite imico n'indangasano zimeze nk'iza Yohana umubatiza. Ntabwo Imana ishobora kwemera ko abantu bazahagarara imbere ya Herode bamena amabanga y'ubusambanyi yagiranye na Herodiya. Abo bantu bakazaba bashobora gutunga urutoki bazi yuko bashobora kuba bari ku munota wa nyuma w'ubuzima bwabo. Imana ntishobora gufata abantu b'abanyabwoba nk'uko tumeze, ngo ifate abantu bava mu masezerano nta mpamvu nk'uko tumeze, ifate abantu baza kuramya batazi ikibazanye nk'uko tumeze, ngo nirangiza izabafate ibashyiraho. Reka da, mu gisirikare haba abo bita special force. Special force ni abasirikare batambaye nk'uko abandi bambaye,
ni abasirikare badatorezwa abandi batorezwa, ni abasirikare batagira amagambo mu kanwa yerekana ko ari abasirikare, ndetse kenshi na kenshi amasura yabo nta muntu uba uyazi muri karitsiye. Abo basirikare batorejwe yuko bazaza bakomeza bakajya imbere aho bigeze, mu gihe abandi basirikare basubira hehe? Inyuma. Iyo urugamba rwakomeye, abasirikare bagakuramo imyenda ya gisirikare bakambara iy'abasivili, imbunda bagatangira kuzitaba munsi ya tuwarete, umuntu wari umusirikare akihindura umukecuru w'umusabirizi, buri muntu wese agakizwa n'amaguru ye. Aho ngaho niho batora abasirikare bitwa special force. Mu gihe abandi batinya, nibwo bo batinyuka. Mu gihe urugamba rwateye ubwoba abantu babaye amazi, bo nibwo batambuka. Imana irimo irategura abantu batari ibihangange mu maso y'abantu, batari abantu basanzwe bazwi cyane ku buryo abantu babashakaho iby'agakiza. Bagomba kuzaba special force, bakaba intwarane, bakazahagarara mu mwanya nk'uwo Yohana yari ahagazemo, bagahamya Imana. Abo bantu urimo. Ijambo ry'Imana ritubwira byinshi. Luka igice cya mbere. Imana yagendereye umuryango, wari umuryango ufite ikibazo. Ni umuryango wakoreraga Imana udacika intege. Luka igice cya mbere umurongo wa 5. Ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Berekanye uwo ari we, ariko bavuze n'umugore we, ndetse bavuze umugore aho yamukuye. Ndashaka kwibaza muri uyu mwanya, wowe urinde? Ukomoka kwande? Ukora iki mu nzu y'Imana? Umugore ufite mwahuriye he? Kandi agufasha iki mu bigendanye no gusenga? Ibyo bintu biba bifitanye isano n'abana muzabyara. Ikindi, Bibiliya iravuga ngo bombi barabakiranutsi imbere y'iki? Ubu dufite ikibazo mu miryango yacu kizatuma iri jambo ryitwa bombi ritavugwa mu mateka yacu. Satani azatureka tubwirize, ubu uri umudamu ukunda Imana, Satani azadanangira umugabo wawe. Uko ushyira imbaraga mu gusenga no kubikunda, aba ariko umugabo wawe nawe ashyira imbaraga mu kubyanga no kwirirwa aryamye mu rugo. Hari igihe rero Satani abakinira akazungu, umugabo akivumbura, ntaba akijya mu bintu byo gusenga no gushaka Imana n'ibya Bibiliya, akajugunya, akazaza asigara inyuma, umugore akagenda akajya gufasha. Kera kabaye wazajya kubona ukabona umugabo arabyutse, arakangutse, aravuze ati ibintu narindimo ni bibi, Mana nkangura. Agataza ku rusengero tubumbijemo, agakubitana n'umugore nawe agize gute? Abivuyemo. Ukibaza se uyu mukino uzarangira ryari? Bombi. Hari abantu bagira amahirwe iri jambo rigasohorezwa kuri bo. Bombi barabaki? Hari igihe ushaka umugore wajya gusenga ugasanga nawe yabishakaga, cyaba igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana ugasanga nawe cyari igihe cye. Haba hari ikintu kibaraje ishinga, mukeneye kwiyiriza ubusa, waba urimo kwiga inzira uzabicishamo ngo bimubwire, agahita akubwira ati nanjye maze iminsi 3 mbitekereza uko iki kintu twagisohokamo. Iryo jambo ryitwa bombi nibwo risohoka. Hari abantu benshi baza gukorera ubukwe ku rusengero, ku munsi pasiteri avuze ko abafatanyije, ukaba ari nawo munsi ijuru ritanzeho itangazo ko batandukanye by'iteka ryose. Ariko mwiriwe muri hano Imana ibaha umugishira ijambo ryitwa bombi ribasohorereho. Yego rwose. Aba bantu bombi rero Bibiliya ivuga ko bagenderaga mu mategeko, icyo ni icya mbere. Bakaba bakiranutsi imbere y'Imana, kubera ko hari amoko abiri yo gukiranuka. Hari uburyo umuntu ategura ubukiranutsi imbere y'abantu. Ubu abantu benshi baraha turi abakiranutsi imbere y'abantu. Umuntu akandeba akavuga turiya mugabo nkurikije ukuntu avuga, nkurikije ukuntu aba yambaye neza, nkurikije ukuntu agenda nta n'akana akandagira,
umva rwose uwampa n'abandi bakirisitu bose bakamera nk'uriya. Kubera iki? Mfite ubukiranutsi imbere y'abantu. Kandi Bibiliya igaragaza yuko Satani yigishije abantu kwihangira no kwiremera ubu bwoko bwo kugira gute? Bwo gukiranuka. Ariko aba barabakiranutse imbere y'Imana. Umuntu ukiranuka imbere y'Imana ntiyita ku magambo y'abantu. Kandi Bibiliya ivuga ngo bagenderaga mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari iki? Ari inyangamugayo. Imihango y'umwami Imana n'amategeko y'Imana bari inyangamugayo kuri ibyo. Reka ngire ikintu mbabwira cyambabaje. Turimo turatakaza kuba inyangamugayo imbere y'Imana kubera yuko turashaka kuba inyangamugayo mu bantu. Umuntu arimo aremera ntatange kimwe mu 10 mu rusengero, ariko ku rubuga rwa WhatsApp rw'abantu biganye akavuga ati batazanshishamo ijisho. Oya mama kana, nubwo dufite ibibazo ngiye gufata amafaranga kuri konte ndemera nshyireho n'ayideni. Urabona bari abantu batazaducishamo ijisho, afazari tuzasigare turi mu bibazo. Ubu rero turashaka kuba inyangamugayo mu mashyaka ya politike, turashaka kuba inyangamugayo aho twashatse, turashaka kuba inyangamugayo mu bo twiganye, turashaka kuba inyangamugayo ku bantu ngo tubemeze. Niyo mpamvu umubare w'inyangamugayo ku Mana urimo kugenda uba muke. Urimo uraba muke. Ntago mbizi niba uri inyangamugayo, ntabwo nzi aho ugeze, ariko turimo turarwana no kuba inyangamugayo imbere y'abantu. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana rivuga ko batagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Gusaza kugeretswemo ubugumba ni ibintu byabaga bifite imbaraga. Kandi uyu mugabo Bibiliya itubwiye witwa Zakariya yagombaga gukora urugendo n'amaguru agiye Yerusalemu. Kutagira umwana kandi akaba abona agiye gusaza cyari ikintu kimurya umutima. Ngo ariko guhorana amasezerano yo kubona Mesiya ngo byagabanyaga umutwaro w'ubugumba. Amen. Wowe ufite iyihe nyigisho muri wowe ikugabanyiriza ubugumba? Ufite iyihe nyigisho ikugabanyiriza agahinda k'ikibazo umazemo imyaka? Byanga byakunda Imana yagennye yuko mu nzu yayo tuzahabonera ibyo kurya, tuzahabonera ibyigisho, tukahabonera indirimbo n'ubuhamya bw'abana b'Imana butuma tudaheranwa n'ibibazo byacu. Ijambo ry'Imana rivuga ko Imana yaje itanga amategeko, ivuga uburyo uwo mwana bazamufata, ndetse uwo mwana ijambo ry'Imana rivuga ko azahindurira benshi ku bukiranutsi. Ndetse Bibiliya irangije umurongo wa 12 avuga ngo azakubera umunezero n'ibyishimo kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe. Yohana yagombaga kuba umunezero w'ababyeyi, yarangiza akaba umunezero wa sosiyete. None umubare munini w'urubyiruko rw'uyu munsi wa none, umubare munini w'abasore b'uyu munsi wa none banezeza abantu bakababaza baki? Ababyeyi. Harya nagira ngo mbabaze, Bibiliya mfite niba ariyo mufite, Bibiliya mfite niba ariyo mufite, iravuga ngo wubaha abaturanyi n'abandi bantu kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana iguha. Niko ivuga? None nagira ngo mbabaze, ubwo kurama kuracyahari cyangwa ntiguhari? Iki ni ikibazo gikomeye. Ubu umuntu uko agenda yunguka, uko yambara ipantaro, umusore arimo arambara ipantaro yayifunga kumva iramufashe, yakwambara urukweto rutagira isogisi akumva ntirugwa, umukobwa akagenda kambara rwose ijipo cyangwa agashata, yareba mu gatuza akabona agatuza karahagaze nk'uko abishaka, yarangiza agahita agira ngo se yarambagije nabi. Nubona mama wawe yarazanye iminkanyari ntukagire ngo se yarisondetse. Abasaza ba kera bari bazi kugenzura. Iyo uganiriye n'umusaza ushaje ukamubwira utari ko mama wamukuye, ahita akubwira ati ubu narwanye n'abagabo benshi bandusha n'amafaranga, ndamwegukana, uzi nyoko uyu nguyu yasaga n'izuba rirashe, warireba ukaribura ariko riba ryarigeze riba rihari. Ubwo rero biba bivuze ngo cunga cyane kuko n'iryawe rizagira gute? Rizarenga.
nubona abakecuru bagenda ukabona mu gatuza kabo bameze nk'abakobwa bakiri batoya, nta gatuza nta bere ubona, ntukagire ngo ntibayigeze. Ibintu byose ni amasomo. Imana yemeye ko Yohana avuka ngo anezeze abantu bari bababaye, bari bategereje kubona Imana mu muntu. Icya kabiri kandi nanone nawe anezeze ababyeyi be. Uyu mugambi biragoye kubona abantu barimo kuwushyira mu bikorwa. Ijambo ry'Imana, igihe uyu mwana yamaze kuvuka, papa we kuvuga biranga, bahamagaza abantu ku munsi wo kwita izina. Ku munsi wo kwita izina, umurongo wa 63, papa we atumira icyo kwandikiraho, arangije arandika ati izina rye ni Yohana. Bose baratangara. Muri ako kanya akanwa ke karazibuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, aravuga ashima Imana. Abaturanyi bose baterwa n'ubwoba. Ibyo byose byamamara mu misozi y'Iyudaya yose. 66. Ababyumvise bose babishyira mu mitima yabo bati mbese uyu mwana azagira gute? Azaba iki? Hari abantu baguteruye umunsi bakwita izina, bareba ababyeyi bawe uko bifashe, bareba umunezero papa wawe na mama wawe baguteruye bari bafite. Abo bantu ku munsi wo kukwita izina bahagurutse iwanyu bavuga ngo uyu mwana azaba iki? Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, kuba iwanyu bari bakwitezemo umuntu uzahinduka amaboko, ukaba warahindutse inyonjo. Ubu dufite abasore badashobora guherekeza ababyeyi babo mu murima, adashobora guheka akazigo ngo agatwaze mama we mu isoko, adashobora kubyuka ngo byibuze mu minsi ari mu kiruhuko ababyeyi be nabo baryame baruhuke. Ni umuntu uri mu kirere nk'ikinyugunyugu. Ikinyugunyugu nicyo kiguruka, cyagera hariya kikagongana n'umuyaga, kigahindukiza amababa, kigakataha, kigasanga umuyaga nawo wikaraze wahaje, ikinyugunyugu kigahindukira. Ellen White yanditse ko hari abagore bameze nk'ibinyugunyugu, batagira icyerekezo mu buzima kubera ko babitorejwe iwabo. Ubundi mu by'ukuri amatsiko abantu bari bagufitiye ukivuka, n'ubu hari abantu bakirimo kwibaza. Umuntu agize imyaka 40 aracicaye iwabo barimo barabaza ngo azaba iki? Ubundi ubona uzaba iki? Ariko mwiriwe abantu b'inyuma turi kumwe, amabafura aravuga neza. Ubundi upanga kuzaba iki? Iwanyu baragufasha, baricaye ku myaka yawe mu minsi mike, barakuzanye uruhinja, baje mu rusengero, abapasitoro bagusabiye umugisha, baranje baravuga bati twifuza yuko uyu mwana yazagira impinduka ateza mu nzu y'iki y'Imana. None abakobwa muri korari wabamaze ubatera inda, ubundi uzavamo iki? Ababyeyi bagerageje kuguha izina ryiza, izina riherwa na mana. Baragerageza, abatazi Imana neza bafasha y'abatagatifu barayakwita, bavuga bati byibuze azavemo umuntu muzima. Ariko najya nkubaza, ubona urimo gukora ibisa n'izina ryawe? Ubundi amazina dufite uwayakubita muri software ibara imico, bakagufata amazina ngewe Musoni, amazina yanjye bakayashyira muri computer, ku rundi ruhande bagashyiraho imico yanjye, bagasaba computer kunshakira irindi zina. Muzi amazina twakwitwa? Harimo ba Matiku, biryo wiziritse, urumva, harimo ba Shyari, uranyumva, ba Nyiranda. Twahindurirwa amazina. Ariko ubu kubera ko dufite amahirwe, buri muntu wese yitwara uko ashatse. Yohana yatangiye gukura abantu bamufitiye amatsiko. Aho agereye mu myaka yagombaga kwinjira mu busore ngo abantu bamubone, Imana imujyana mu butayu. Kubera ko bari bamufitiye amatsiko, Imana yagombaga kuzamubereka abamara iki? Amatsiko. Amen. Abantu bari bafite amatsiko yo kubona Imana. Yohana yagombaga kuzaboneka bizamukiye ku matsiko bamufitiye, atunga urutoki avuga ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute. Ariko najya mubaze, hari abantu bagufitiye amatsiko? Mwiriwe, hari abantu bagufitiye amatsiko. Umuntu yarigaga
yarangiza segonderi ukumva abantu baravuze batari ko mfite amatsiko, uyu mwana wo kwa kana k'ubundi ko ibintu byose abikora biguruka azavamo iki? Wajya kumva yabaye umuyobozi ukomeye, umuntu agahita avuga ati narabibonaga. Ariko kuri iki gihe umuntu baramuha ibishoboka byose, akabyarwa n'ababyeyi basenga, akicara mu rusengero akaririmba, ibintu byose bishoboka abantu bakamufasha. Ku munsi wo kubyara umusaruro ukazahamagara umugore we bamaranye ukwezi bakoze ubukwe, ukamaze uti umugabo umusize he? Yarangiza agahita akubwira ngo ntumbaze iby'iriya mbwa. Arabatunguye ntabatunguye? Ni ikibazo. Yohana aragiye, Imana iramutunze, imaze kumutunga Imana iramurinda. Ndetse ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 3 rigaragaza uburyo Yohana yatangiye kwigisha, abwira abantu ibintu Imana yiteguye gukorera abantu bo mu gihe cye. Luka igice cya 3 umurongo wa 5 yaratangiye arababwira ngo igikombe cyose kizuzuzwa. Amen. Abantu bari bameze nk'ibikombe birimo imyobo, buri muntu wese yari afite ikintu abura, wanamureba kuko ahagaze ukabona hari ikintu abura. Yohana arababwira ngo igikombe cyose kizagira gute? Kizuzuzwa, kuko ni igihe cy'Imana cyo gutanga ibisubizo. Arangije aravuga ngo kandi n'umusozi wose n'agasozi bizagira gute? Bizaringanizwa. Politike yari iriho, imisengere yari iriho, ubuzima rusange bw'abantu bari barasumbishije abantu, kugeza ubwo Yesu hari ahantu yararitswe mu munsi mukuru, abwira umuntu wari wamutumiye, aramubwira ati ubutaha nutumira abantu jya utumiramo n'abanyantege nkeya batazashobora kugira gute? Kukwishyura. N'uyu munsi wa none systeme niko yubatse. Systeme niko yubatse. Nubu uri umukene ugataha ubukwe bw'umuntu, jya uzinduka ubukwe butaraba, baba babuza abaterura intebe, ucungane nabo bacengeremo cyagiye barimo kubaza batari ko intebe zaje ntizirahagera, uburagurutse. Ariko ubundi imbabaze za fanta zaje ntiziraza, ubugurutsemo. Kuko iyo batangiye gutoranya bakomeye n'aboroheje, baratangira bati uyu ntimugire icyo mutwara twazindukanye. Naho uri muraza ngo Imana ngo irambwiye ngo hano hari ubukwe. Reka. Ubuzima bwubakiye ku busumbane, ibihugu biyobora isi byubakiye ku busumbane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwicara zikicarana na Vatikani, barangiza bakashuka Sudani ngo turareshya turi ku nyungu zimwe, kandi abanyarwanda baciye umugani ngo amaboko atareshya ntagira gute? Yego. Ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Yakomeje avuga yuko hari ibintu bigoramye. Ibintu bigoramye byari bigoramye muri politike abirebesha amaso. Yohana yari umwana wo mu batambyi, ibigoramye ku buturo bwera nabyo yaragize gute? Yarabizi. Yarebaga ibintu byagoramye muri sosiyete no mu ngo z'abantu. Arangije aravuga ngo ibigoramye bizagira gute? Kubera ko yateguraga yuko umugorozi mukuru agiye kuza kugorora ibyazambye. Yohana abwira abantu ngo kandi n'inzira zidaharuwe nazo zizagira gute? Zizaharurwa. Hari inzira za kera abakera bari baraciyemo zari zarasibamye. Reka mbabaze, mukurikije aho tugeze, inzira yo gucumbikira abashyitsi iracyaharuye? Simwe mbaza abayobozi, iracyaharuye? Inzira yo gucumbikira abashyitsi iracyaharuye? Reka da, umuntu aratangira ati wancumbikiye, umugore akabagukubisa akana ati wabona ari umwesikoro. Ukajya mu cyumba ngo ugiye gusenga, ukabwira Imana uti Imana wambwiye niba ari umuntu wawe unyohereje cyangwa atari we, ugategereza Imana nayo kwiguha igisubizo, ukagira gute? Ukakibura. Wagaruka umudamu agatangira ati kutamusezerera. Reka ngira ikintu mbabaza. Baburahamu, Baroti, inzira yo gucumbikira abashyitsi niyo yacagamo agakiza kabo. Inzira y'ubunyangamugayo, inzira y'ubuvandimwe. Igihe Aburahamu na Loti bashwanaga,
murebe muri Bibiliya zanyu. Aburahamu na Loti barashwanye. Iminota yaha nayo ishobora kuba yiruka, ariko ndirukankana nayo ndabona kabaye. Itangiriro igice cya 13. Yego, igice cya 13. Aburahamu na Loti baratandukana. Amatiku yavuye mu bakozi, amatiku yaciye ku bagore, birangira Imana yeretse Aburahamu yuko hari ikibazo hagati ya famiye ye n'iya Loti. Wowe iyo umenye ko ufitanye ikibazo n'umuryango mwahoze muri inshuti, ubyitwaramo ute? Aburahamu arangije umurongo wa 5, kandi na Loti wagendanaga na Aburahamu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema. Icyo gihugu nticyabakwira kugituramo kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi, bibabuza guturana. Habaho intonganya z'abashumba b'inka za Aburahamu n'ab'iza Loti. Kandi muri icyo gihe nubwo bashwanaga gutyo, mu nyumve neza, Bibiliya yaravuze ngo Abanyakanani n'Abaferizi babaga muri icyo gihugu. Aburahamu arabyitegereza, we abona birimo birazana agatotsi mu misengere, kuko Aburahamu ntiyamenyereye gusenga afitanye ikibazo n'umuntu. Ariko hari abantu bicaye aha, mushobora no gushwana mukajya no muri ribu, akaza mu rusengero agahagarara imbere ati, bantu b'Imana uko muri aha nta muntu mfitanye nawe ikibazo, ijoro rirabizi. Indyarya zirahari hano ntizihari. Hari abantu Imana ifite mu rusengero badashobora gutuza bagiranye ikibazo n'umuntu. Aburahamu abona biranze. Umurongo wa 8, Aburahamu abwira Loti ati, he kubaho intonganya kuri nge nawe no kubashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Inzira y'ubuvandimwe yatumaga Aburahamu yemera guhomba inyungu kugira ngo agumane Loti. Ndagira ngo mbabaze, inzira y'ubuvandimwe iracyarya? Bene wanyu uko baca iwawe niko wumva usa n'utuje. Ukajya kumva umugabo, ngewe simba shaka akajagari kanyu, singashaka iwanjye, mujye mugenda mujye kwaso, hano ntabwo ari kwaso. Yarangiza akabwira abantu ati, nge bene wacu nabaciye hano, niyo mpamvu ntuje neza we. Inzira y'ubuvandimwe ikeneye kongera guharurwa. N'abantu bangahe biteguye kongera kuyicamo? N'abasore bangahe biteguye guca mu nzira y'ubunyangamugayo, bakubaha abakobwa barimo kurambagiza, bakabubahisha, bagategereza kuzabana nabo no kurarana nabo bakoze ubukwe, kuruta gushyuhaguruzwa no kubasambanya. Iyo nzira wapi? Abasore iyo barimo kuganira, hari igihe kigera buri wese akabwira undi umubare w'abakobwa yasambanyije. Kambwira ati, ariko sha we bamaze kuba bangaye? Utarasambana rero abareba hasi ameze nk'umuntu w'injiji, barimo kubwira ati, ko kitavuga iki ngiki, vuga ntawe tu. Barimo kwirata ubutwari. Ariko inzira y'ubunyangamugayo no gutegereza kugeza ku munsi Imana yakugeneye, iyo nzira ntikinyurwa. Abantu barimo bararya za avanse, abakobwa arimo aragenda agakundana nawe amezi 3 mugasambana bigapfa, akagenda akajya ku wundi nawe agasambana bigapfa. Ubu hari abantu bameze nk'abantu bashatse ingo nk'esheshatu kandi nta na rumwe barageramo, ngo bidapfa. Ariko birapfa ntibipfa. Sha ibintu bitarimo Imana niyo bitogose bishyura uruhande rumwe. Hari ukuntu umuntu ateka umuceri n'ibikabyo byinshi agashyiramo inkwi, yarangiza umuceri agapfundikira akawicara iruhande ati, ndarya tu. Yajya kurya agasanga umunyu wagiye uruhande rumwe, ibidahiye bigiki. Ugashaka uruhande uragerageza kurya ukagira gute, ukarubura. Niko bimeze ku bakobwa n'abahungu murimo guta Imana ngo mwirwaneho. Inkono yanyu izashya uruhande rumwe, kandi muzashaka uruhande ruhiye mugire gute, murubure. Urugerageza gushya muzarusangamo umunyu utuma mutabasha kubirya. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Yohana arangije atanga irindi tangazo, avuga yuko abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Kuko muri iyo minsi guhabwa agakiza, gusurwa mu bigendanye n'agakiza,
kubwirwa amasezerano y'Imana no kubona baza kugusura mu rugo, babanzaga kureba ikintu kikuvamo uko kingana. Umufarisayo iyo yajyaga kujya gusengera umudamu w'umupfakazi no kumusabira umugisha, yarabanzaga akareba ngo ndakura y'iki, ndarya y'iki. Yesu arimo kugaya abafarisayo yarababwiye ngo hazavumwa abafarisayo kuko barya ingo z'iki. N'uyu munsi niko bimeze. Ku rusengero ufite moto ishaje nta muntu ukusuhuza ngo aguhobere, ariko iyo waguze akamodoka ujya kubona ukabona abantu baraje baraguhobeye, abayobozi b'itorero bayiciyeho bayikandagira amapine. Yajya mu misozi pe, yantwara ngiye kubwiriza. Wajya kubona ukabona abana b'abasore bari hafi gukora ubukwe batangiye kuza, papa wacu turagukunda rwose tonto. Ariko se ko musetse cyane nkaho na hano bihaba. Rero kubera yuko urukundo dusigaranye rwabaye imibare, hari abantu banyagupfa batazigera bagerwa. Ufite iki? Ariko ni ikibazo, si ikibazo. Yohana arangije aravuga ngo Imana igiye kumanuka yiyizire, yitangira agakiza ku buryo abakire n'abakene bose bazakabonera rimwe. Ibi bintu byari inshingano ikomeye, kandi Yohana arangije muri icyo gihe Imana imushinga gutangira kwigisha. Muri icyo gihe igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, icyigisho cya 10 cyitwa Ijwi ry'urangurura mu butayu, niho nakuye ibi bintu. Icya mbere, nimureba neza, muri icyo gihe Yohana yigishaga, abantu bitwa ngo ni Abisiraheli basengaga, abapagani bari kure yabo baravugaga bati muri Isiraheli harimo Imana, ni abantu b'Imana, buriya barya ibintu byejejwe, ntago bajya bapfa kuvuga amagambo. Iyo barebye ubona ari abantu bafite ubwenge bwinshi. Aba bantu Imana yabahaye umugisha. Muribuka yuko hari n'abanyabwenge bahagurutse bakava mu burasirazuba bakajya kureba Abisiraheli. Hari igihe ureba umuntu ugahita uvuga uti nkurikije uriya muntu ukuntu yambaye ikoti, nkurikije ko ari umukuru w'itorero, nkurikije uburyo umugore we mureba, uko biri kose mu rugo rwabo mu gitondo na nimugoroba barasenga, buriya nkurikije uko bateye ni abantu b'inyangamugayo, nta muntu wakwicwa n'inzara, buriya bazi na Bibiliya mbegereye bansobanurira Daniyeli n'ibyahishuwe, buriya nagize ikibazo baza bakansengera. Wamwegera mwaganira, wahinguka mu rugo ugasanga arimo aratuka umugore. Ariko ubundi ugira ubwenge wowe uzahora uri umwana mu mutwe mpaka ryari? Uzi guhinguka mu rugo rw'umuntu w'Imana ugasanga arimo aravuga ngo umugore we n'abana, atazi gutandukanya umugore n'abana yabyaye, arimo kubwira ngo umugore we nawe ngo ni umwana mu mutwe. Uhita utangira ukavuga uti inzira ntibwira iki? Ntibwira umugenzi. Wajya kubona ukabona umwana wabo yinjiranye igicupa. None se hano mu bantu nzi ko muri Isiraheli nta nzoga zihaba. Cyo kubona ukabona umwana afite igicupa, abwiye ababyeyi ati muve mu nzira njye kuryama cyangwa mbatimburaho. Wagarangiza ukavuga utariko ibi nabyo ni bishyashya muri Isiraheli, se ibi birahaba? Ugatangira ukabaza uti se Yesu azagaruka ryari? Barenze akakubwira bati kiriya ni igipindi cy'abazungu, ashobora kuza uyu munsi cyangwa kamara imyaka 20. Hari igihe ugera i Yerusalemu ukahasanga ikinyuranye n'icyo wageraga gute wateganyaga. Umuntu akaza mu rusengero, abadive turabizi muri abantu bazi Bibiliya, muri abantu basomye turabemera mu madini yacu pe. Yagera mu rusengero yaje ashimira Imana, yajya gusanga agasanga turi mu byigisho by'ishuri ryo ku Isabato. Umuntu agahaguruka akavuga ati ngewe navukiye mu itorero, ikibazo ngiye kubaza ntihagire uwo kigusha. Ubundi muri Bibiliya hari ahantu herekana ko tugomba gutanga icyacumi? Munsubize. Ukabona abantu barajujuye. Umuntu yarangiza ati none ze nanjye mvuye mu bapagani icyacumi ndabizi ko cyanditse. Buriya no mu badive haba abantu batazi Bibiliya? Barahari rwose, barahari n'ubu ngubu bari hano batagira Bibiliya, batagira igitabo cy'indirimbo, batagira igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Biyizira gusa tubona ari umuntu w'umusirimu wafunze, umurakara uri aho ngaho wiyicarira ahantu acungana n'ibintu. Uriya musaza yambaye ikoti rishaje bazamuhindure, ariko nk'ubu umutekinisiye baramutoraguye, ubu ntiyumva ko bivuga nabi.
uriya mukuru w'itorero atanga amatangazo adukanga, abona turi abana be, ubwo ari aho arimo aracumurira mu mutima, izo ntebe zizi byinshi. Izo ntebe yaba zavugaga, cyangwa umuntu yayihagurukaho hakabanaho urupapuro rw'ibyo watekerezaga, abakuru b'itorero bakwegura. Yohana igihe cye cyari igihe kigoye. Icyambere, abantu bari bagoswe n'umururumba w'ubutunzi, ikintu cyitwa amafaranga. Abantu bari barimo guhemukirana, amafaranga nicyo kintu cyari kiri imbere, kugeza ubwo na Yesu avuka bajya kumwakira. Ngo umutambyi wagombaga kumwakira yarebye hirya yibonera umuntu w'umukire, ngo Mariya kubera ko yari akennye asigara ahagaze yabuze umwakira iki? Umwana. Simiyoni araza aba ari uterura Yesu, kuko no guterura umwana yari inshingano y'abatambyi. Kandi umutambyi wese, abana ni 4 hariya, yacungaga ufite iwabo bakomeye kugira ngo guterura uwo mwana bibyare na business. Igihe Yohana yari arimo nicyo turimo, yego cyangwa hoya? Yego. Umururumba. Nyuma yawo abantu bakundaga ibyo kwinezeza, bari bafite ibibazo ariko bashakaga ikintu cyitwa kwinezeza, baragenda binjira mu kurya no kunywa, baravuyarara. Abaromani bababona urwaho, baraza barabakoroniza. Uko kurya no kunywa no guhora mu bintu by'umurengwe byarangiye basigaye barwara indwara, n'abadayimoni basigaye bababamo. Niyo mpamvu muzabona buri kirorero Yesu yabaga arimo cyabaga gifite umuntu urwaye abadayimoni. Ariko reka mbabaze, abadayimoni barimo baragaruka mu birorero byacu, yego cyangwa hoya? Yego. Igihe Yohana yatangiriye kwigisha, abantu biyerekanaga mu myambarire. Umwenda wari ufite ubusobanuro bukomeye, kugeza ubwo abafarisayo bari barafashe gahunda, amategeko y'Imana, badodesha imyenda ihenze, barangije bandikaho amagambo y'Imana. Iyo yabaga arimo kugenda rero, yerekanaga amagambo y'Imana, ariko agashaka ko n'abantu bareba wa mwenda ugize gute, uhenze. Muri iri teraniro ubu ushobora gusanga hari abagore bajya bahaza iyo baguriwe ibitenge bishyashya. Hari abantu utaha gahunda hano, ukamubwira uti ngwino dufashe gusenga usoza, yahinze agatavuga ati rero ntago naje niteguye. Ariko yazaza yambaye ikoti, umwana we bamuguriye mu bukwe, yarangiza agatangira ati ariko ko mudaheruka kumpa gahunda muri iyi minsi ndyoshye, nditeguye. Naho aragira ngo yerekane imyenda. Dufite umubare w'abasore batira imyenda, agatira uwo ku rindi torero, akaza akirirwa, babyita gutwika, akirirwa yatwitse hacumba. Ubu n'ubu harimo haracumba. Ijipo siye, ikoti sirye, urukweto surwe, abirimo arimo arazamura amazuru asuzugura gahunda ziberaho. Ikintu cyitwa imyenda mu cyitondere, cyari ikigeragezo gikomeye mu gihe cya Yohana. Umubare munini w'abagore n'abakobwa bemera no gusambana no guca inyuma abo bashakanye, kugira ngo abone umwenda, kuko umugabo atari ku rwego rwo kuwugura. Abagabo mudaheruka kugura imyenda mwihangane. Ariko namwe mushaka ukuntu mwikokinga, shaka ukuntu wikokinga, wenda ugura ijipo, ikoti rizahanuka ahantu runaka. Iyo kwambika umutima byabuze, umwuka w'ubuhanuzi urambwira ngo abantu barangazwa no kwambika iki? Umubiri. Ntago wabura byombi. Muri icyo gihe abantu bashakaga ibinezeza umubiri, kurya no kunywa byahindutse icyo navuga nk'imbarutso y'indwara. Abantu bari baraguye mu bya mwuka. Mu gitondo nabwiye abantu uburyo ahantu itorero ryacu ryatangiriye twita ku Gicumbi, niho usigaye ugera ukahabura ibimenyetso by'uko itorero rihari. Cya kubona ukabona umuntu araje abwirije igitekerezo cy'ipusi n'imbeba, ukavuga se ibi bintu biracyabaho. Wajya kumva ngo inama y'itorero musigare, ubwo bagiye guhangana n'iki? Ikibazo cy'umwana ufite papa we w'umukuru w'itorero, akaba yarateye inda kandi ashaka ubukwe bwo mu rusengero. Ibintu bikazungurutana, pasiteri bakambwira bati ubu bukwe buraguhitana. Pasiteri akikurira make karenge, akabisigira umukuru w'itorero mukuru. Ariko ukibaza ibi bintu byari bikwiriye? Icyo nagira mbabwire ni kimwe, kugwa mu by'umwuka.
ndagira mbabwire ngo ahantu dukeka ko ariho Imana ifite abantu benshi, usanga ariho hantu hariza Imana kuko yahabuze umuntu. Ruhango murababaje. Ruhango iyi nayiciyemo ndi umwana muri 96, ndagasore gato kakaririmbye. Hano mu Ruhango niho twaguraga amata meza, niho twaguraga amandazi meza. Umuntu w'umudive baravugaga bati jyayo aba ariho unywa amata, niho tuba twizeye. None ubu urasuka amata y'umuntu ukayasuka we, ugategereza ko ashira mu gikombe ugaheba, warangiza ukamatize aya mata urayizeye, ati ndayizeye, yanywe cyangwa uyareke. Naho yasutsemo amafarini n'ibiki kandi ku isabato tugasanga yicaye. Hari abantu arimo kuvuga ngo bariye mu materaniro ko bataje gusenga yabateye inzoka. Abanyaruhango twabaga tugiye kubwiriza i Butare, twacaga hano mu Ruhango saa 2. Abantu barimo kujya gusenga banyuma babaga bafite ibitabo, babaga barimo kwiruka icyuya cyaje, ubabona mu maso ukabona ko bakererewe saa 2. Jya hariya saa 4 n'igice urakubitana n'umuntu ufite Bibiliya urimo kugenda wagira ngo arimo aratera imetero abari umuhanda bazubaka, ukibaza agiye gusenga ntagiyeyo. Ruhango igicumbi cyatangaga abavuga butumwa. Umuntu yavaga hano mu Ruhango adasanzwe ari n'umubwiriza, yagera i Kigali yatanga inyunganizi bakavuga bati mumufate atubere umukuru w'itorero, uyu muntu afite ibyanditswe byera muri we. Ruhango hano wabaga ugeze ukavuga uti ngeze ku gicumbi cy'ibyanditswe, ibibazo byananiye byose ndaza kuza kubibariza hano. Bari abadivaniste ubona b'abasirimu, bari abantu barwana no gukora, ugasanga umuntu ni umukuru w'itorero ariko wamusanga ku munsi w'isoko ugasanga arimo arahambura ibaro ry'imyenda, ugasanga arimo arahambura ku ibaro ry'inkweto. Abantu bavuga bati abadive bose baratubeshya, ukuyemo kanaka ariwe muntu muzima. Mufite ikihe kibazo? Ni igiki cyabuze? Ni igiki mwabonye cyatumye ibintu by'Imana mubona ari ibintu biciriritse? Mumeze nk'Abisiraheli mbere gato yuko Yohana atangira umurimo. Iki kinyamu by'umwuka mufite cyamaze gufata abayobozi, gifata abakuru b'itorero, kiramanuka gifata abagabo, kiragenda gifata abakire, kiramanuka gifata abizera. None dore icyo kinya cyamaze kugera mu bana banyu. Muzara muri ki? Mwateye umugongo ibyo murimo mukongera mugashakisha Imana n'umutima wose. Harabura iki? Ko murimo kugendera mu nzira mbi kandi amaherezo bizaba bibi. Nshuti zanjye, mu gihe cya Yohana imbaraga zo gusobanukirwa icyaha zagendaga zigabanuka. Abantu bari batazi gutandukanya icyiza n'ikibi, kandi muri icyo gihe ubutegetsi bw'igihugu, ubwambuzi ndetse no guhuza kw'ibimenyetso bya gipagani bya Roma byagaragaraga mu nsengero. Roma yaragendaga ikaza ikikubitira kana hano, kuko insengero nyinshi Roma yaziteraga inkunga. Yarangiza abo bakavuga bati icy'ingenzi ni ugusenga, icy'ingenzi ni ugusenga. Bisanga ibibazo bya leta y'Abaroma byaramaze kwinjira mu misengere yabo. Byageze ku rwego umutambyi mukuru yajyaga gutorwa, kera yatorwaga n'Imana, ariko mu gihe cy'Abaroma yari asigaye ashyirwaho mu buryo bw'amanyanga. Uyu munsi ibintu bigaragarira imbere yacu biratwereka yuko tugeze ku rugabano. Yohana umubatiza yagombaga guhagarara imbere y'abantu akabigisha, soza uturangasano tw'ingenzi. Icyambere, akarangasano ka mbere, kwirinda no kwifata. Yohana kugira
kugira ngo azagere ku musaruro. Imana yaramubwiye ngo ubwo Kristo ari mu mutima wawe, icya mbere hagomba kubaho ikintu cyitwa kwirinda. Yohana yaririndaga, ntabwo yaryaga ibintu bibonetse byose, ntabwo yanywaga ibintu bibonetse byose, kandi Yohana yarifataga mu ngingo zahuruje abandi. Icya kabiri, gutura hatari akajagari hamufasha gutekereza neza. Mu gihe abantu benshi bari barimo kuza bisuka muri Yerusalemu ngo niho ubuzima bworoshye, Yohana we yiberaga hakurya ya Yerusalemu ayirebesha amaso ariko atayirimo. Ndagira mbabwire iki kintu mukimenye, ukeneye gutura ahantu hatari urusaku n'akajagari. Icya gatatu, kwiyumvisha ko ari umunaziri aho yaba ari hose byatumye ajya gutora imyenda yo kwambara. Bibiliya iravuga ngo yambaraga nk'abahanuzi ba kera, umwenda ukenyeje umushumi. Wowe wambara nk'abadivanisiti babanje. Iyo ugiye kudodesha imyenda wibuka yuko ufite amahame y'imyambarire. Imyambaro isobanuye ikintu kinini. Ubu dukerejwe n'amatiku y'imisatsi n'imyambaro, kandi twakagombye kuba dukerejwe no kwibaza ngo nkora iki kugira ngo nkire. Yohana, irindi banga rikomeye, ntabwo yikingiranaga ahantu he ngo yigunge. Iyo yamaraga kwakira imbaraga z'Imana yajyaga mu bantu. Amen. Yarabanzaga agasenga akicaginga, ubuntu bw'Imana bukamwuzura, ibyanditswe byera bikamwuzura, yarangiza akajya mu bantu akabashyiramo ibintu byiza. Ariko uyu munsi wa none ugerageje gusenga no gusoma ahita atangira kubwira abantu ngo ni amadayimoni. Wajya kumusuhuza, toka satani kwa jina la Yesu. Yohana uyu yitegerezaga ubushishozi ibibera mu isi, yari umuhanga cyane. Yohana yakurikiranaga akantu kose kabaga, yashakaga uburyo abaza ijuru ngo aka kantu gatambutse nta sano gafitanye n'inama y'agakiza. Kubw'ibyo rero ngo yitegerezanyaga ubushishozi akantu kose mu bintu bibaye. None televiziyo turareba amakuru ukabona ni ibintu bisanzwe. Ejo bundi amazu yarahiye muri Los Angeles, nta kintu bikubwiye. Ikinyamakuru cyavuze umuperezida ntavuze izina wa hano hafi ngo weretswe ngo abone Imana mu zuba. Ugahita wumva ko icyo kintu nta sano, ukumva ngo umuntu ngo yarongoye ihene, ukavuga uti ni ibisanzwe. Buri kintu cyose ukeneye kukirebana ubushishozi. Ngiyo impano ikomeye Imana yari yahaye abadivanisiti. Mfite ubwoba yuko bitewe na social media, bitewe n'ubupagani burimo kwinjira muri twe, iyo mpano nziza yo kwitegerezanya ubushishozi tuzayinyagwa. Abadivanisiti ba kera wajyaga kumurambagiza ukaza wiyorobetse. Munsi umwe akakubwira ati reka dusenge, mugasenga akabwira Imana ati Imana, igihe kirageze ngo buri wese muri twembi umwerekane uko ari. Yamara gusenga umusore agahita amubwira ati ntakubeshye nywa inzoga nihishe. Habaga hari uburyo bw'ubugenzuzi bukomeye. Ariko uyu munsi wa none urabana n'umuntu wajya ko ukabona kuye byeri munsi y'igitanda uti kana bigenze gutati uku nuko byakire. Ubu rero mu gihe nta bushishozi mufite, mujye muhora mwiteguye kwakira ibibabayeho. Ubushishozi buva mu kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. None turabyuka nk'ihene tugataha nk'inkoko. Ubushishozi tuzabukura he? Inshuti zanjye, muri icyo gihe cya Yohana mu ijoro yakundaga gusoma no gushakashaka mu mizingo y'abahanuzi ba kera. Amen. Yaricaraga akavuga ati nibyo nkorana n'Imana, ariko nubwo nkorana n'Imana hari abandi babanje Imana yakoranye nabo. Kugira ngo mbashe guhagarara ku kibuga kinyerera nk'iki mpagazeho, nkeneye kwiga n'imizingo ya kera. Ndashaka kukubaza, ubu dufite abaririmbyi batajya bumva indirimbo z'abandi kubera ishyari. Dufite ababwiriza badashobora kumva ibibwirizwa by'abandi kubera ishyari. Dufite amatorero adashobora gusura ayandi ngo ayigireho umurimo kubera ishyari. Ndabinginze mushakashake mu byanditswe,
umunsi nurangira utigeze wiga ibyanditswe byera, jya umenya yuko uraranye ubumuga, kandi ubwo bumuga buzigaragaza imbere. Mukanguke, muve mu bintu murimo, mwegere Imana nayo irabegera. Mumanike amaboko mubwire Imana ko munaniwe, yasezeranye ko izaduha imbaraga. Nshuti zanjye, mu gihe cya Yohana yakoresheje irihe banga? Yacyahaga ku mugaragaro ubujura bwari buriho, ibyaha bigaragara byabaga biriho. Hari aho yageraga abantu bose baracecetse, kuko ibyaha by'abantu bakomeye mu idini ntibyavugwaga, ariko ibyaha byakozwe n'abakene byafatirwaga imyanzuro idatinze. Ariko ubu uyu muntu ubundi atanga iki mu rusengero? Amaze iki? Ubundi yaje ryari? Ninde wanamuzanye? Mufata umwanzuro, ntabwo tuzaza turara mu nama y'itore mu matiku nkaya. Ubwo ni urubanza rw'umukene. Urubanza rw'umukire rega nawe byakubaho. Mugerageze murwaze. Bibiliya iravuga ngo umuntu nagira ibibazo ntimukamuhe Satani. None se ubu murabona niba byamubayeho, wowe umwana wawe ntibyakubaho? Mugerageze turwaze, kandi murabona ni mugenzi wacu, twikwiha rubanda. Ubwo ikintu cy'amanyanga cy'umuntu wateye inda bakagikavaringa, mu gihe utegereza ko bagiye gufata imyanzuro yo kumuhagarika, bakaba bamuhaye inshingano. Kavuga utari ko abantu baha bagira amaso ntayo. Wowe ukeneye gusenga Imana, ugasengera n'abayobozi b'itorero. Ndagira ngo mbabwire, muri icyo gihe Yohana yavugaga ukuri ku mugaragaro, yakoreshaga amagambo atyaye ariko asobanutse, kandi yemezaga abantu. Abemeye bakihana, Yohana yabategekaga yuko bagomba kubatizwa kugira ngo kibe ikimenyetso. Nta muntu n'umwe ukwiye gukurikira Imana mu manyanga, gukurikira Imana bigomba kuba ku mugaragaro. Yohana kandi abantu bamuzaga ari benshi, bakamubwira bati ni wowe mubwiriza mwiza usigaye, dore ni wowe muhanuzi urimo uravuga ibintu. Yohana we, hahirwa rwose ababyeyi bakubyaye bazagira umugisha, dufite amahirwe yo kukubona. Kandi iyo bimeze gutyo, iyo umubwiriza, iyo umuhanuzi, iyo umupastor arimo gushimwa, abantu baza gushima benshi baba ari abagore. Hahirwa umugore mu bana rwose, ubi wawe si nka paradizo. Yohana yabonaga abantu bamukunze cyane, ibintu yakoze byabyaye umusaruro. Yohana yarafataga urutoki bakarwitegereza, yarangiza rwa rutoki akarutungaho kristali, akabwira ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute kuko nanjye ndi umunyantege nke mwintumbira. Icyo kintu Yohana yakoze n'ubu turagikeneye. Nihagira umuntu ushimwa akarutishwa abandi, yewe nabarusha n'icyubahiro, Yesu azagira gute? Azamuhebuza. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko mu gihe abantu bamanukaga baza, Yohana yagize ikibazo. Yabonye abantu ari benshi, aranezerwa, aravuga ati ibintu byaciyemo. Mwuka w'Imana araza aramubwira ngo abarimo kumanuka baza benshi ni ingwizamurongo. Nibwo Yohana yahise ahindukira, avuga amagambo avuga ngo mwabana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzagira gute? Uzatera. Mwuka wera yaramubwiye ko hamanutse abantu b'ingwizamurongo. Uramutse ufashe ibitabo bya hano, muri busange mufite abizera benshi. Nahoze numva raporo zaho, ariko abantu benshi ni ingwizamurongo. Ushobora kubona korari, wajya kuyiha urugero ukayibarira abantu 40, wajya gusanga ugasanga umuyobozi wa korari araje arakubwira ati rero nubwo mumbare abantu 40, bariya bose buriya nta kintu bajya bamfasha, tuvunika turi 4. Nibwo uzamenya yuko ingwizamurongo zihari. Umubyeyi uramureba ukabara abana 5 bamaze kurangiza segonderi, 2 barangije kaminuza, bicaye mu rugo abareba ukuntu basabogosha ubwanwa, abandi bafite imisatsi y'abasirimu. Warangiza ukavuga uti mama kana kayibera muri paradizo. Wajya kumusuhuza ugasanga yaburaye arimo arasusumira, kakubwira ati ubu naburaye bwari bukeya mbuha bya bihungu byanjye by'ibisambo. Warangiza ukamaze uti se bizarangira gute? Ati ni Imana izabikemura. Arababaye ntababaye, afite ingwizamurongo ntazihari. Reka ngire ikintu mbabwira, saba Imana igira ikigukoreraho gukomeza kuba ingwizamurongo mu nzu y'Imana. Nta muntu n'umwe Imana izemera ko arwana urugamba rusoza ari ingwizamurongo, ntibibaho.
uyu munsi hari ikintu nifuzaga ko ukora, ni ukumanika amaboko ukabwira Imana ngo Mana, nabaye imburamukoro, nabaye ingwizamurongo igihe kirekire, ndashaka yuko utegura ubuzima bwanjye, ndakwiyeguriye, ndagusaba ngo umpe indangasano z'abantu b'intwarane, kugira ngo winjire muri twe, ugire icyo ukora, tuzakubera abantu batagusebya. Mana, ndi mu ntege nke, ariko gira ikintu nkorera kugira ngo nongere ngaruke mu mbaraga. Mana, ndi umunyabyaha pe, nanjye iyo mbitekerejeho mbona nararengeje urugero, ariko gira ikintu nkorera, dore ndakwihaye. Ninde muri mwe ufite iryo sengesho ubwira Imana ngo Mana, dore turi mu gutangira umwaka, ndakwinginze ngo umwaka washize wabaye mubi, nagiye ngambirira ibyiza ariko nkisanga nakoze ibibi, ndagushaka ngo ugire ikintu kidasanzwe ukorera ubuzima bwanjye, mfashe umwanzuro wo kuza ku ruhande rwawe, mpindura intwarane, ne guterwa ubwoba n'ubukene, ne guterwa ubwoba n'akazi kabuze, ne guterwa ubwoba n'uko twakundanaga barimo kumbwira ko agiye kuncika, cyangwa se uwo dukorana arimo kunsaba gukora ibyaha kugira ngo mbone kubana nawe neza. Mwami, ntinyura, unyereke ko ari we banga ry'ubuzima. Umuntu ufite icyo cyifuzo naze dusenge. Nyagasani niwe waducunguye, Nyagasani, Nyagasani niwe waducunguye, ubu turabawe rwose Mwami, turebane imbabazi, turinde turi umukumbi wawe, twe guteshuka inzira. Nyagasani, Nyagasani, nyamuneka twumvire, Nyagasani, Nyagasani, nyamuneka twumvire. Wasezeranye kuzatwakira nubwo turabagizi, udufitiye imbabazi nyinshi n'ubuntu buhebuje. Nyagasani, Nyagasani, turakugarukira, Nyagasani, Nyagasani, turakugarukira. Urakoze Mana yacu, gitare cy'amahanga, tugushimiye cyane ukuntu wabanye natwe tukigera ahangaha twakwiragije, waturinze nta gushidikanya, tugeze ku musozo w'amateraniro, uhabwa icyubahiro. Uwiteka Imana, tubonye cyane ko turi babi cyane, nta n'icyo dukwiye kuvuga imbere yawe, ariko kubw'amaraso ya Yesu wabashije kuducungura. Rero Mwami Imana, tuje imbere yawe duciye bugufi cyane ngo tubabarirwe ibyaha nawe. Tugiye gutaha, udusezereshe umugisha wawe, kandi Mwami Imana uduhindure bashya, kuko tubonye ko turi babi cyane. Ubashe kuduha umwuka wawe wera, abashe kubana natwe, abashe kuduhindurira imibereho yacu. Ibyo twiratanaga byose tubonye ko ntacyo bimaze imbere yawe, ahubwo tubashe kumenya inzira y'ukuri, tubashe kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, bizatugirira umumaro, tujye duhora dushima izina ry'Imana. Tubonye neza ko Yohana yagize icyitegererezo cyiza, rero natwe dusezeresha umugisha wawe, uduhe kuba ibyitegererezo byiza aho tuba, aho tugenda, aho dutuye. Twe kwirata uko turi, ahubwo twirate ko twamenye Yesu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bana natwe rero Mwami Imana, utugirire neza muri byose, ko tugusenze twizeye ko ushobora byose, mu izina rya Yesu, amen. Uri isi yubitswe n'ibyaha, dukomezwa n'amahoro ya Yesu. Amen. Reka nsabe mwe mutambutse.